hari irindi jambo ngiye kukubwira uyu munsi urimenye ubwumvi. Ndimo se naravuze ngo umwana Imana izamba nzahita mu Uwiteka. Haleluya. Utanga umwana se nuwawe wenyine sijya musengera musengera naguzikora wajyanye no mugore wawe ngo umukasi ngasigara mvuga n'amagambo nayavuze Imana ikambira ngo nabikoze. Haleluya. Naravuze ngo ni mumba nzahita mu Uwiteka azaba umutambi w'Uwiteka. Haleluya. Rero nje urama mwanya umwana mu ibere acuka nzamujyana umugumisha. Kanaramureba atingingira amfashe ndabyemeye icyakora Uwiteka akomeza ijambo. igitondo cyiza cy'umugisha. Amen. Kandi Imana yagize neza iratuzindura tuza mu nzu y'Imana tumviye amagambo y'ubugingo kandi Imana ikomeje kutwagura mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ana yari ingumba iramwagura imugirira neza ahita ahimba amubonamo barindwi. Yamubonyemo abana benshi abona abana barindwi kandi kwizera kwe Imana itikora itabara imuha abakobwa n'abahungu. Haleluya, haleluya. Muri Yesu, muri Yesu, muri Yesu hari ubuzima buriho. Muri Yesu, muri Yesu, muri Yesu hari ubuzima. Muri Yesu, muri Yesu, muri Yesu, muri Yesu hari ubuzima. Muri Yesu, muri Yesu, muri Yesu, muri Yesu hari ubuzima. Gatatu. Haleluya. Reka dusabe abahetsi b'abantu bajya badufasha gukora utwara abakozi b'Imana n'abaducuruzi. Gatatu. Haleluya. We're
reka tumwakiriye ariko nabanza dusuhuze atere haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Muramwakiriye se? Mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga n'amavuta no kwaguka bibane nawe. Haleluya. Imana ishimwe rero reka tugiye kumva n'ijambo ry'Imana dutuje buri wese aturize imbere y'Imana hanyuma ukomeze unyunyuze wumva icyanga ukomeze urye mwumvise ko amasengesho mu gitondo akora. Kuwa kane nta giceri ufite. Kuwa gatandatu buke bukawa na miliyoni zayo 300,000. Iyi Mana ntikora. Muri Yesu baruguse. Amen. Reka dusabe uriya mugabo uturanye n'umushumba amusengera Imana n'ubundi hanyuma natwe twicare kumva icyo Imana ivugana natwe muri iki gitondo. Haleluya. Amen. Mwami Yesu Kristo wazutse masangahe azindutse umuhamashi arayakora. Hari ikintu numva naheraho mbasabiraho umugisha mwese ababashije kugera muri iki giterane. Ngiye mbyita igiterane kuko mbabona atari mwebwe mwenyine gusa, ahubwo haba harimo na delegasiyo y'ijuru nini cyane. Haba hari Imana Data, hari Umwana, hari Umwuka Wera, hari abamarayika. Kino giterane ni kinini cyane kandi ni iteraniro ryabaye ribera ahantu heza, ribera mu nzu y'Uwiteka. Niyo mpamvu rero bafite agaciro. Ndagira ngo mbasabire umutima mwiza. Nuko ndeba mutabyakiriye se ndagira Imana ibambere umutima mwiza. Umutima mwiza ntabwo bisaba ngo urangize universite, bisaba ngo ufite amadiplome, bisaba ngo ube uvuka mu miryango ikomeye. N'umugisha Imana itanga. Imana ibambere gutekereza neza. Ibintu byose nubwo wahura n'ingorane, wahura n'amakuba, ugahura n'ibibazo bitandukanye, ariko muri wowe wumve ko uri umuntu ufite umutima mwiza. Uwo mugisha ndawugasabira uzamuye amaboko. Ikindi kandi Imana yarambwiye ngo nzajye mbazanira abashyitsi. Hari abantu benshi buriya tuziranye kandi tuziranyeho muri burakeye hano muri iki gihugu. Nagira ngo rero nongere mbereke Jean Marie, uriya n'umugabo dukundana, dukorana nibature hirya no hino mu gihugu. Uriya twakoranye nibature zamuka uturere, twakorana nibature mu karere ka Gakenke, tuvuye hano i Kigali tukagira uri iwabo ahavuka muri Gakenke. Ubwo rero namuzaniye uriya mugabo kugira ngo bakundane na Daniel, bakundane cyane. Ni umuvugabutumwa kugira ngo nawe aza hano umuhereza icyumweru avuga ubutumwa bwiza. Imana imugisha yicanire, numvise mwamwakiriye. Ibyangombwa byo gukorera Imana, ufite n'imodoka. Ntabwo bibashimishije se? Rero urumva ko kuzinduka akihuta agahita aza hano muri nibature, Imana izajya bimufashamo. Mu gihe tuzaba tutajyanye tuzatuvugana na Daniel azakora umurimo w'Imana. Iki cyumweru rero ni icyumweru cyo kwaguka, kandi imigisha y'iki cyumweru ni wowe uzagira uruhare mu kuyifata. Niyo mpamvu rero nta burangare burimo, ntabwo ugomba gusinzira, nta n'ugomba gupfukama ngo abantu ngo bansengere, ahubwo urapfukama kugira ngo wisengere.
kwaguka. Haleluya, haleluya. Hari n'ikindi numva, aho kugira ngo Imana ikuzanire abaterankunga bagufashe, Imana wowe ntiyakugira umuterankunga. Mubisemo iki? Uwo mugisha rero ndawubasabiye wo kuba abantu bafasha abandi. Haleluya. Aho kugira ngo abantu baguhe, jewe ngiye kugusaba umugisha wo gutanga. Aho kugira ngo rero wowe usengerwe, Imana ikugeze no ku rwego rwo gusengera abandi. Imana ikugeze ku rwego rwo guhanurira abandi. Haleluya. Umugisha ndawubasabiye mu izina rya Yesu. Tugiye rero kwatura ariya magambo muri Yesaya igice cya 54 umurongo wa 2, hanyuma mbabwire inyigisho y'uyu munsi aho ishingiye. Uyu munsi turaza kuvuga kuri Hana Mama Samweli. Imana igenda ihindura amateka, uwari ingumba akabyara. Yesaya 54 umurongo wa 2. Kubera ibintu bikomeye twageze ku munsi wa kangahe? Wa kane. Cyumweru kirashize. Ubeje ni kuwa gatanu, kuwa gatatu tugasoza. Imisi nayibona twatangiye iki. Ubuse bigeze kuwa kane. Mwakuruke rero dusome noneho duhagaze. Ndavuga igice cya mbere mwe dusubiremo, vuga icya kabiri musubiremo, vuga icya gatatu musubiremo, vuga icya kane musubiremo, icya kane ndakivuga inshuro 3 ariko namwe musubiramo, nimurangiza muhite mugera ku igice. Agura ikibanza cy'ihema ryawe. Rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi. Rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi. Wungure imigozi yawe ibe miremire. Wungure imigozi yawe ibe miremire. Ushimangire imambo zawe. 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 Imana bashimwe yicaye. Wakwagure waze ngo agufashe, ni wowe uzabigiramo uruhare. Wowe ishaka gushyiramo imbaraga, wagure ikibanza cyawe, urege iby'Imana yaguhaye bikomeye, wungure ibintu byawe, kampani zawe, ubucuruzi n'ibidahari bizi kandi biza byinshi. Ikindi ibyo umaze gushyikira ushimangire ntagire ubikoraho. Cyo bita kurindisha ibyamaze kugerwaho. Uyu mugisha nawo ndawubasabiye mwese mu izina rya Yesu. Haleluya. Mugire abana, mugire n'abuzukuru, mugire n'abuzukuruza. Imana izabahe no kurama kugira ngo murebe ibyiza biza i Yerusalemu. Imana izabakize indwara, ibakize ibirozi, ibakize n'imivugo. Imana ibakize mu izina rya Yesu. Icyo bita kwaguka rero, nta ndwara zibamo, nta matiko abamo, nta shyari ribamo. Mu kwaguka twaguka no mu bitekerezo, ukaguka no mu bivugire, wajya no kuvuga ukavuga neza gusa. Ukaguka no ku meza murimo murya, wasanga ari abantu mujya kurya mukarira mu gisorori kimwe, cyane n'ubwo mwarura mukarira mu gasafuriya. Hari abantu nabo nabonye rwago agatekera mu isafuriya, ibiryo barura bakarira mu gasafuriya. Inkono imwe ari nayo ibisahani mukarira mwaho ngaho. Imana ikwagure, nawe utereke ku meza ibisorori nka 6. Abantu bajye bafata ifurusheti biyarurire, nibibananira babisigaza.
Imana ikumera ibiryo bizananira abashyitsi bakabisiga. Haleluya. Imana ibagure utekereze neza. Aburahamu Imana yaramwambuye imuha abasirikare 319 bamurinda, imuha abagaragu batabarika, imuha inka, yari umucuruzi anacuruza zahabu, yari umukire. Nagira ngo mbasabe rero nimugire kwizera kwa Aburahamu gusa, ahubwo mugire n'amafaranga nk'aya Aburahamu. Tekereza umuntu ubona abashyitsi batatu agatekereza ku bakiriza iki? Wayibone abashyitsi batatu ugura ibiro bingagine. Abashyitsi bo bakirize ugura iki? Ujya kugura ikiro cya kiro n'inusu. Ayo nuvuga ati ndabaha utunyobwa. Gashaka utunyobwa n'utugagara tumwe gashaka na kawunga. Ayo uwaba bwacyaba bwabanyamo kangusa. Ayo kubera amakarande wowe ukabumanyuramo n'umuntu wavuga. Abantu n'agasutoje ku mbavu Imana ibababarire. Muramba nabibonye Imana ibangura no guteka. Haleluya. Wajya guteka inyama icyo kinyuma kiba inyama zingahe? Inyama nziza ariko tuzizongera ukuramo icyo kivamo zingahe? Aho kuginya tekereza ngo yakuwe n'inyama Imana ibagure no gukatinya. Imana ibahinga abantu rero inyama cy'icyumweru mushaka kugura inyama. Kuwa gatandatu bizajya inyama. Imana ibamera agasozi. Buriya hari ukuntu mujya musuzugura ibintu, ariko urugo rwatetse inyama ntabwo rugira umunezero ungana n'urwatetse ubunyobwa. Harwo bingana. Urugo rudateka inyama umugabo agira umushiha, ukabona ntasubiza umugore. Kubera ko uyu muntu uri mu buzima uyu mugabo namugize neza. Ariko uyu mugore yatetse inyama, abana bari aho, hari umuceri, hari n'ibirayi, hari n'ifiriti, hari n'amateke, hari na wotameroni, hari n'inanasi, hari na pome, hari n'ubugari. Imana ibagure. Haleluya. No kubaha Imana ibagure uzi kujya kugura ubugari bavanga mu minusuniro. Aho nta mudayimo n'ububyihishe inyuma ujya ukajya kureba uti ningura ikiro birapfa ndahita mbura y'umuntu. Ningura inusu ntibahanga abana bakunda ubugari. Ningura nanone inusu birapfa. Ningura inusu nirobo harakiyongera. Ningura ikiro ndahita mbura y'umuntu. Kajya muri butike wabona hari abantu benshi ukatinya kuvuga ikigo. Kabanza ugafunga. Ese ko waje mu itorero ry'Imana? Byababayeho? Kubera iki ufite isoni cyangwa urimo urashaka kugura ifu ariko ukikopesha ibiti, kandi ushaka ko uwo muntu yumva ko yikopesha ukavuga ubanza ugure ugende maze nawe akamwiba. Abashumba mwabwirwa umuntu muri ibyo bintu mwikumure kuba dusome igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere.
muve umudamu Imana yatabaye dushingiye buri hana Imana yaguye yagure namwe ibitekerezo byanyu ndetse n'abadamu babyara iteka kubyara abategereje kubyara iteka abahe kubyara ababyaye Imana ibongere abandi bana abafite agasuzuguro gakabije abantu babasuzuguye Imana ihagarike ako gasuzuguro. Dore ikintu cyateye hano gusenga, dore ngiki kiri hano, murebe umurongo wa 6 igice cya mbere, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 6. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza gahoro, yamubabazaga cyane akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramusibye ibyaha. Mwabibonye bafite aho bahera bakatubabaza, bakakambaheraho batugure n'ubundi akamubabaza cyane. Hanyuma noneho murebe umurongo wa 11 haravuga ngo ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umusha wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze, kuko Eli aramubaza ati uzageza isindwe ryawe, mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati genda amahoro. Amen. Genda amahoro. Amen. Genda amahoro. Amen. Genda amahoro. Amen. Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntiwongera kugaragaza umubabaro. Haleluya, haleluya. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, bagiye n'iryari nababwira kuzinduka mukavuga pasiteri kuzinduka n'ijyanye n'ijyanye mugewe hari abantu mugewe burakera ngo wavuga nijoro wavuga ibitaramo ariko burakera nani kera se bavuze waha akazi gasanzwe n'umuze tugafata amafaranga ntabwo burakera ntubuze ngo hari igenge iza guhaguruka isaha ijya Dubayi uragura iyo ndege uwavuga ngo ngewe unabigeze ariya saa ake niko wavuga ese ku kindege wayitega ukazi kujya gufata amafaranga bikakunanira kuzivuze. Ntabwo nawe dushobora burakeye kuko gukizwa cyane cyangwa gukunda Imana kuruta abandi, ahubwo ni icyemezo twafashe. Nta muntu n'umwe byananira ubyiyatuyeho wabishobora.
hari n'abandi rero nasenze nibature umutwe w'ibirgunjya wikuyaturaho ibintu bibi nge nzasenga nibature kandi birirwe meze. Haleluya. Urakeye ngo sinayishobora ngo nzajya muri korali yo ku manywa. Ubu se mubona byarabananiye ko ndi bose mwana baye udukobwa tukiri duto kandi mbabona imyaka y'isa nk'iri hejuru mu gake, ariko nta wabimenya. Amakanzu y'umuhondo aragenda akabagira inzobe. Ngo bazinduka ryari? Dore n'ibi ngo bazinduka kare mu gitondo. Sinibaturiye iki? Iyi si nibatu bajya imbere y'Uwiteka barasenga, barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwa Birama, maze Rukana aryamana n'umugore we, Uwiteka aramwibuka. Haleluya. Yabisohoye agasama inda. Bukeye abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, aje kuko namusabye Uwiteka. Basabiye umugisha wo kwita amazina mwa bagore. Tavuga tumva rero Rukana regura tumva tumwana umwiyera izina ngenda mwita Samweli ni hana wa mwaisi icyo mwise gutya ati namukuye ku Mana. Amen. Haleluya. Nabo mu rwo bose babonye umwana wose musikirimo harimo na ba mugore Peni. Hano Peni ntarimo harimo n'abana be kandi bari abana be basuzuguraga hano. Hana agiye kubakorera kikosora ngo bajya gutanga Uwiteka igitambo cy'umwaka no guhigura umuhigo, ariko Hana ntiyajyayo. Imana irinde kugendana n'abantu mudahuje. Ntiyajyayo uretse muri gahunda. Abwira umugabo ati sinjyayo umwana ataracuka, ariko umwana nacuka nzamujyana kumumurikira Uwiteka ngo agumeyo iminsi yose. Umugabo we Rukana aramubwira ati kora icyo ushaka, uguma kugeza ubwo uzamucutsa. Icyakora Uwiteka nakomeza ijambo rye. Sabiye umugisha abagore, abagabo banyu babumve bareke kugushima. N'umugore uti sinjya gusenga ntabwo Rukana ntabwo yaguraga hano. Aravuga ngo turiya mugore arasenga umva akamuraki. Ibyo ambwiye bari bamaze kwitegura bose bagiye gusenga, na Penina yavuze ati barabyaye barabyaye nashaka kwivugisha ateye arabyaye. Haleluya. Bana bati ara papa wanyu aravuze ngo tujye gusenga ngo twese ntagire usigara. Nimuze ngo nimuze ta mushaka ongereho da ongereho na pa ongereho na pa ya handi hana yarabyaye. Haleluya. Bana bataravuze so umuze nerekeza ni nushaka kuvuga izina rye ushaka kumwituriya yagize ate Hana arabumviriza. Rukana aramusanga mu cyumba arimo yiyosoreza umwana. Ese kutitegura wowe ntabwo uzi ko tujya gushima Imana no guhigura umuhigo? Oya ntaho njye. Ntabwo ujya yose ko nari namaze kubwira Penina se n'abana be bose n'abamuntu. Ubwo nyine wowe nawe mujyane ntaho njye. Kuko se urakomeje ntaho njye. Byakugendekeye bitujyana n'uwo mugore n'abo bana be ntaho njye. Nibiki kinzajyayo hari irindi jambo navuze ntabwo. Hari irindi jambo ngiye kukubwira uyu munsi. Urimenye ubyumve. Ndimo se naravuze ngo umwana Imana izamba nzahitamo Uwiteka. Haleluya. Utanga umwana se n'uwawe wenyine sijya musengera. Musengera ntabwo uzi ko wari wajyanye n'uwo mugore wawe ngo umukansi ngasigara mvuga n'amagambo nayavuze. Imana ikambwira ngo ndabikoze. Haleluya. Naravuze ngo ni muma nzahitamo Uwiteka. Azaba umutambi w'Uwiteka. Haleluya. Rero njye urama umwanya umwana mu ibere acuka nzamujyana ugumisha.
kanaramureba ati ingingo iramfashe ati ndabyemeye icyo akora Uwiteka akomeza ijambo no mu magambo uganira n'umugabo wawe niwe kwamuka ntakakubwire nabi mbarinzi ibikomere by'amagambo make ayo mpamvu barahagije Imana iguha amagambo meza haleluya Imana ikurinde intonganya mu rugo ahubwo ibaye kuzuzanya Imana ibagure no mu byo mubwira nunahura n'umuntu akuramutse neza akubwire neza akubwire seri akubwira ati ndagukunda nubwo bikubwiye ushaje ariko ntacyo burya iyo umugore bamubwiye ko ari mwiza n'amabinga ahita agenda uhita uba mwiza kuko muri aba ngaba urazi urakubwiye muri mwiza ugiye gupfa wumva wapfa ariko urakubwiye muri mwiza urashimishije wowe umeze neza umeze nk'ikibebe uhita wumva wabaye mu mwana Imana ibambwirire amagambo meza haleluya Imana rero ugiye kubasengera mwaguke no mu maturo muzana musengera mwaguke zane byinshi cyane nimurebe uyu murongo wa narigezeho wa 23 uwo mugabo aramubwira ati kora icyo ushaka ugumaha ugeze uko uzamucutse icyakora Uwiteka nakomeza ijambo rye nuko uwo mugore agumaho yonsa umwana we kugeza aho yamucukije abantu bose mbasabiye amashereka nta kintu usiga Imana ibabwira n'amashereka kuko amashereka arimo vitamine yonsa umwana wese ngibisi kugeza amucukiza amaze kumucukiza aramujyana vuga ibyo bintu yajyanye bindi soma Bibiliya yawe buri wese nasome se kutegereza ko mbasomera ajyana n'amapfizi 3 na efu n'imbumba y'uruhu irimo vino amujyanishira mu nzu y'Uwiteka kandi umwana yarakiri muto sibyo yajyanye amapfizi angahe ajyana na efa ni ikintu bapimiragamo ifu nasomye ibindi bitabo usanga hajyagamo ibiro bigera kuri 200 yajyanye ibiro 200 by'ifu ajyana ibimasa 3 ajyana n'imbumba y'uruhu irimo vino iyo mbumba muri iyi minsi nakita nk'ikigurude cyabaga ari ikintu gikoze mu ruhu gikomeye cyiza kijyamo umutobe w'umutambyi we rero ashyiramo aravuga ngo hariya hantu natabari nahabonye abantu benshi bariya abantu rero biriya bimasa bazambirye bumve ko natabari ajyana ibimasa 3 ajyana n'ifu arangije atari hari umusaza wanyakirira nanjye ndamuha uyu mutobe awusome yumve ko kuvuga neza gutanga haleluya cyatujyanye uriya mutobe arangije aza agiye gushima umusaza aramureba mbese ko ntamumenye ntiyamumenye kuba yarahindutse ariko tiyara mu rusengero wari umugusha umudamu atayiva nige wabo amina uri bukabwa mutise muzazanizwa umuntu wasengaga nta jambo risohoka yarasengaga biri mu mutima gusa ngo gutya ngo agahinda kamuje gusohora ijambo Imana ibarinda agahinda kenshi arasenga ararira no yeti niwe yarabyibushye disi burya y'umujyanye murabyibuha haleluya igisenga bwa bundi burya nasengeraga uyu mwana none rero namuzanye naravuze ngo nzamutura Uwiteka ahita afata umwana amushyira mu biganza by'umutambyi kandi hano hari n'umutobe ngo tomeye umva ukuntu Imana ibambeye ibisubizo mwibuke n'ababigizemo uruhare nabo muzabatabara haleluya rero ngiye kubasabira kwaguka kugira ngo dusigaze iminota yo gusenga muzi ibyabaye muzi ibintu byabaye hari ibintu yahise asengera ngiye kubasabira paje ni nshyashya pe haleluya
paje nshyashya sinzi niba aba masengesho bahari n'abandi bitorero hano sinzi niba muri aha paje tugezeho igikaho noneho ntihagire koma tugiye kujya muri siyansi y'umwuka muhagurutse paje nshyashya ni paje y'amagambo mashya ni paje y'ibintu bishyashya ni paje ikomeye cyane muhaguruke mbabwiye haleluya hari paje y'umubabaro hari na paje y'umunezero ni ukuvuga ngo hari amasengesho mu gice cya mbere ngiye kubereka paje y'amasengesho mu gice cya kabiri ngiye kubereka ukuntu umuntu watabawe asenga binyuranye n'umuntu utaratabara ngiye kubereka isengesho ryo mu gihe cyo gutabara haleluya maze murabe mwihagarariye gutya mwiturije bereka isengesho hano yasenze Samweli yavutse ritandukanye na cya gihe asenga arimo asaba atazi uko bizanyura arimo abamara Penina yamuzengereje iyo Penina yakuzengereje amasengesho yawe bavandimwe abakocamye habaho n'igihe ucikwa tuwiteka tuzabakubitisha inkuba ukavuga ibintu bitabaho ugacikwa uti Imana ukuriye tukubereye mu ijuru tumwicaye n'abamarayika ntakuzi ibyambayeho mbega n'Imana ukayishyira mu kibazo kandi Imana nta kibazo ifite ariko kubera umubabaro ugaturikiranya ibintu ugasengera n'ibitabaho ukavuga ngo mwana ngo intama ngo mana ngo sunguriye gusa no kugura cyabaho cyangwa umusaza ugeze mu zabukuru ukavuga ibintu bitabaho ariko iyo bimaze kubona inzu murebe ibintu bigiye ku murongo maze Hana arasenga ati mukurikire gusa ngiye kubasabira paje nshya haleluya umutima wanjye wishimire Uwiteka ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye kuko nejejwe n'agakiza kawe nta wera nk'Uwiteka nta yindi mana itari wowe kandi nta gitare kimeze nk'Imana yacu ntimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo ntimukaba abanyagasuzuguro mu byo muvuga kuko Uwiteka ari Imana izi byose paje nshya haleluya ngo kuko Uwiteka ari Imana ngo kandi niyimenya urugero rw'ibyo abantu bakora imiheto y'intwari iravunitse kandi abasitaye bakenyera n'imbaraga abari abakungu baraca inshuro kandi abari abashonji baradamaraye ndetse uwari ingumba yabyaye karindwi haleluya uwari ingumba yabyaye yabyaye umwana umwe yamubonamo basabiye paje nshya paje kubonamo ikintu kimwe ukakibonamo ibintu bingahe ukakibonamo ibintu byagutse haleluya uwari ingumba abyaye kangahe ngo kandi uwabyaye benshi arakebye ubu ni ndimo avuga ariko aravuga ati we yabuze ijambo Imana izaguha ijambo wowe uri ijambo haleluya wari warabyaye benshi arakebye Uwiteka arica agakiza ashyira ikuzimu kandi agakurayo Uwiteka arakenesha kandi agakenura acisha bugufi agashyira hejuru akura abakene mu mukungugu ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu kugira ngo bicarane n'ibikomangoma haleluya baragwa intebe z'icyubahiro kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka kandi nizo yayishinzeho azarinda ibirenge by'abakiranutsi be ariko abanyabyaha bazakemererwa mu mwijima kuko nta muntu uzanesheje amaboko abarwanya Uwiteka bazavunagurika azabahindiraho ari mu ijuru Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza kandi umwami we azamuha imbaraga azashyira hejuru ihembe ry'uwo yasize amavuta amina amina Imana amashinga
ngiryo isengesho. Mugihagaze ngiye kubasabira kwaguka mu masengesho. Iri sengesho ntiwaribona utarabyara Samweli. Iri sengesho niyo warishaka ute ntiwaribona. Hari isengesho ubona ari kugeze mu nzu yawe ugikodesha bakigusohora utaribona, niyo wagira uti, niyo wabatizwa mu mwuka wera, niyo wabona akazi bizakunda, ariko wagera mu nzu wabyara umwana umuteruye uburyo isengesho rigahita riza. Haleluya. Wakwinjira muri biro noneho ubushomeri ubuhaye ubuvuyeho, wakwinjira mu ndege ugiye kurangura, ibi ni jyewe havutse undi cyangwa ni jyewe, noneho wapfukama amasengesho akaboneka. Basabiye kwaguka mu masengesho. Haleluya. Noneho hari abantu bazadusuzugura ngo none se ngo kumuna byakabyaye umwana umwe agahita amutanga ngo basi yamurera akazatanga uwa kabiri, muzereke dutanga uwa mbere. Nuvuga ngo bikiza tuzahita duhigura, hanyuma Imana nayo izaduha ibindi. Urebe amushyiriye agakanzu, tugiye guhita twataka amasengesho. Mu gice cya 2:18 haravuga ngo nuko Samweli akorera Uwiteka akiri muto yambaye fode y'igitare, kandi nyina yajyaga amudodera agakanzu akakamushyira uko umwaka utashye iyo yajyanaga n'umugabo we gutamba igitambo cy'umwaka. Kandi Eli asabira umugisha Elukana n'umugore we ati, Uwiteka kugwiriza urubyaro kuri uyu mugore, akwiture uwo watuye Uwiteka. Nuko basubira iwabo. Uretse mu mbere maze Uwiteka agenderera Hana, yongera gusama inda, abyara abana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Haleluya. Uretse mu mbere Uwiteka agenderera Hana, yongera gusama inda, abyara abahungu 3 n'abakobwa 2. Muvuge ngo nibyo byiza. Haleluya. None se boko yamutanze azarera iki? Imana izazana abandi, Imana izatugenderera, ibintu biziyongera, abyara abandi bahungu, abyara n'abakobwa. Mureke dusengere kwaguka. Buri wese rero mujye hariya, abandi mujye hano, abandi hariya, abandi hano, nanjye hariya ku musaraba dusenge Imana. Imana ibahe umugisha. Imana data twese uri mu ijuru. Wa kabiri kikabananira. Yosefu yaravuze ngo ariko umuheto we nturakabanguka. Kugira ngo umuheto utabanguka, narababwiye ngo umuheto we ubuhora ureze gutya. Iyo amaze kurasa akora hehe? Ndababwira ngo imiheto bayibika he? Mwese birabananira ngo mugafuka ngo muhehe. Nababwire ahantu imiheto ibikwa. Hari ikinyarwanda cyabyo. Imyambi bayibika mu ntagara. Imyambi bayibika mu ntagara. Haleluya. Ndabona bakomeje inama mu ntagara. Ubwo rero intagara bayibika n'inyuma, ibiziritse gutya, noneho bacomekamo, wamara kurasa gutya ugahita umuheto ugenda ugahita ukuramo undi, muva mu giterane mushyiramo ikindi, tuva muri Nibature tujya nimugoroba, tukorera Gasave tujya na Gakenke na Rwamagana, kuramo umuheto
nkoramo shyiramo ndi. Haleluya. Hagara uzuri imiheto. Urakoze kozi w'Imana. Abagabo turi gusenge nimugoroba dufite amasengesho. Abagabo muri iri teraniro muze kuboneka, dufite amasengesho y'abagabo muze kuhaboneka rero. Imana ibahugisha. Mwibuka abana rero kubategurira nabo, abana mubategurira kugira kwa gatandatu bazabe bameze neza. Dusoze murajya muvuga muti amen. Imana iguhe imigisha iva hejuru mu ijuru. Amen. Imana iguhe imigisha iva mu mazi y'ikuzimu. Amen. Imigisha mu mabere niyo mu nda. Amen. Imigisha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru. Amen. Imigisha igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho. Amen. Vuga ngo nzaba umutware. Gobera abantu ushaka ubahanurire ufite ikibazo gikemuye. Igitondo cyiza cy'umugisha. Amen. Kandi Imana yagize neza iratuzindura tuza mu nzu y'Imana tumviye amagambo y'ubugingo, kandi Imana ikomeje kutwagura mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ana yari ingumba iramwagura imugirira neza, ahita ahimba amubonamo barindwi. Yamubonyemo abana benshi, abona abana barindwi, kandi kwizera kwe Imana itikora itabara imuha abakobwa n'abahungu. Haleluya, haleluya. Ya Sepenina yongeye kumubwira nabi, yaravuze ngo baracebye. Guceba murabyumva muti? Mbega wa muntu wari kize hejuru akamanuka aracoba. Imana iratabara. Haleluya. Ko yari kera rero n'ubu ni kwikiri, kandi iracyakora imirimo n'ibitangaza. Reka tuyigirire icyizere, twongere tuyishimire, tuyikomere amashyi. Kandi umushumba wacu akiri hano mufashe tumushimire cyane, tumushimire kandi tumusabire umugisha rwose. Amen. Umugisha. Haleluya. Amagambo meza cyane, kandi mu buryo bworoshye, tukayumva mu buryo bworoshye cyane, kandi tugataha tuyafashe mu mutwe kandi twizeye. Ni ukuri Imana ibamugisha, duhanyiriza nuko twizeye. Imana igakora, Imana ikatugirira neza. Ngira ngo iyo twitegereje nka korari uburyo zambaye, reba ukuntu bari beza. uri hano arabona bishimishije. Waterera amaso ukareba iteraniro uburyo munezerewe, mushaka kuba mu nzu y'Imana, mugikunze. Oya byasohoye. Byatangiye gusohora. Ubu tugiye kujya tujya hirya no hino, mwebwe mugende mwegeranya ama uniform. Imana iri mu kazi no mu tundi turere. Umukozi w'Imana uzabikora mu w'Imana, ni inshuti yanjye, mwene data cyane. Imana imumugisha. Tugire gutya tumusabire umugisha, kandi umugisha cyane. Abakozi b'Imana hari inyuma, madamu na mama Vanessa hariya, Imana imumugisha. Twebwe twese twazindukiye mu nzu y'Imana, Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndumva rero raporo bari hafi bayegeranye. Tegure mubagurire twari hamwe, mubaterete, mubagushe neza, mubabwire kwa gatandatu abana bazaze mu rusengero, tubasabire umugisha w'Imana, bahure n'abandi bana baririmba muri korari, nawe yahita afata umwanzuro akaza muri korari. Banakunde nibature bakiri bato. Noneho masengesho nawe abaha amaturo kugira ngo batangire kumenya gutanga amaturo bakiri batoya. Umwana wese uzaza bazamuha ituro, bazakora agaseke k'abana hariya. Bazaba bicaye hariya muri ziriya ntebe z'umweru, muzazitegure neza, kandi ntazagire umwana utaha atariye biswi. Biswi na bombo, muzagure ibishashi bya bombo na biswi, buri mwana wese azabona Imana anatahane biswi. Bizera ko mutabazabasiba muzabazana. Kwa kabiri kikabananira, Yosefu yaravuze ngo ariko umuheto we nturakabanguka. Kugira ngo umuheto utabanguka
narababwiye ngo umuheto we uhora ureze gutya, iyo amaze kurasa akora hehe? Ndababwira ngo imiheto bayibika he? Mwese birabananira ngo mu gafuka ngo mu hehe? Nababwire ahantu imiheto ibikwa hari ikinyarwanda cyabyo. Imyambi bayibika mu ntagara. Imyambi bayibika mu ntagara. Haleluya. Ndabona bakomeje inama mu ntagara. Ubwo rero intagara bayibika n'inyuma, ibiziritse gutya, noneho bacomekamo, wamara kurasa gutya ugahita umuheto ugenda ugahita ukuramo undi, muva mu giterane mushyiramo ikindi, tuva muri Nibature tujya nimugoroba, tukorera Gasave tujya na Gakenke na Rwamagana, kuramo umuheto dukoramo, shyiramo undi. Haleluya. Ntagara uzura imiheto. Urakoze kozi w'Imana. Abagabo turi busenge nimugoroba dufite amasengesho. Abagabo muri iri teraniro muze kuboneka, dufite amasengesho y'abagabo, muze kuhaboneka rero. Imana ibahugisha. Mwibuka abana rero kubategurira nabo, abana mubategurira kugira kwa gatandatu bazabe bameze neza. Dusoze murajya muvuga muti amen. Imana iguhe imigisha iva hejuru mu ijuru. Amen. Imana iguhe imigisha iva mu mazi y'ikuzimu. Amen. Imigisha mu mabere n'iyo mu nda. Amen. Imigisha irenze iyaheshejwe na data na sogokuru. Amen. Imigisha igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho. Amen. Uvuga ngo nzaba umutware. Gobera abantu ushaka ubahanurire ufite ikibazo